ni amakuru arimo kuvugwa nanone hano hanze, arimo kugarukwaho cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Muri kubona amafoto kuri screen yanyu y'umusitari hano mu Rwanda umaze iminsi uri kuvugwaho amakuru menshi atandukanye, mwagiye muyabona. Ariko uyu Shaddy Boo rero nanone hari andi makuru kano kanya arimo kuvugwa kuri uyu mukobwa w'umunyarwandakazi. N'amakuru ngira ngo mbavire muzi mbabwire se ni ikibindi biri kumuvugwaho nyuma yuko asambanyijwe atabishaka, ndetse bikajya mu manza RIB bikabyinjiramo, nabyo no mu bushinjacyaha. Uyu munsi ni iki kiri kuvugwa kuri uyu mukobwa? Rero Shaddy Boo herutse kwakira Yesu yinjiye muri Isange Rehab. Iki ni ikigo gifasha kurera cyangwa se kureka ibiyobyabwenge. Umunyamideli akaba n'icyamamare ku mbuga nkoranyambaga Mbabazi Shadia uzwi nka Shaddy Boo yijyanye mu Isange rehabilitation gukoresha ibiyobyabwenge. Iki kigo gifasha abantu kureka ibiyobyabwenge ku bantu byabase, ku bantu bananiwe kubireka. Iki kigo nibyo kibafasha. Iki kigo kandi rero reka mbibutse ko giherereye i Huye. Iki kigo giherereye i Huye. Shadia yagiye muri rehab kugira ngo imufashe kureka gukoresha ibiyobyabwenge. Amakuru yemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangire Bitseri, bavuze ko Shadia cyangwa se Shaddy Boo adafunzwe, ntabwo yafunzwe nk'uko byari byavuzwe mu bihuha, ahubwo ko yagiye muri iki kigo ubushake bwe. Yasobanuye kandi ko ibizamini byakozwe mu gihe cy'iperereza byagaragaje ko akoresha ibiyobyabwenge, bituma RIB imwohereza muri Isange Rehabilitation Center kugira ngo afashwe kubireka. Cyakora dosiye ye ikomeje gukurikiranwa ku buryo ashobora kuzabiryozwa n'inkiko aramutse asubiye mu biyobyabwenge nyuma yo kubivamo. Uyu Shadia rero yinjiye muri iki kigo, yinjiyemo ku wa 6 Nyakanga 2026, nyuma y'iminsi mike gusa atangaje ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ayo nguko rero ni amakuru ya Shadia cyangwa se Shaddy Boo. Nyuma ya biriya byose byamubayeho, yahise ahitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndetse abona ko kureka ibiyobyabwenge kuri we ari ikintu kitapfa kumworohera cyangwa se kitamukundira. Aba ari naho ahita yiyambaza iki kigo cyitwa Rehabilitation Center giherereye i Huye, gifasha kureka ibiyobyabwenge, gifasha abantu kureka ibiyobyabwenge ku bantu byabase, ku bantu kubireka bigoye. Nicyo nawe rero yahise yiyambaza. Ubu ngubu tuvugana rero akaba ariyo nanone mukaba mwumva ko ubuyobozi bwahise buvuga ko aramutse yongeye kubisubiramo yafatirwa ibihano bindi birenze bikakaye, nyuma y'uko avuze ko avuye ku biyobyabwenge. Aramutse yongeye kubisubiraho, ubu urumva dosiye ikomeje gukurikiranwa ku buryo nyine aramutse yongeye kubikora yasubira ibiyobyabwenge yahanwa n'amategeko. Uyu Shadia rero ngayo nguko niyo myanzuro yafashe. Ubu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe.